kuko turi ibiremwa byayo bikaba umubiri wacu. Dufite inkomoko nziza ku Mana yacu, icyubahiro kiri cyane. Twebwe yahaye kugira muri uno mwaka, kandi tukaba turimo tunari no mu nzu yayo, aho izina ryayo rivugirwa, ibyo gukiranuka bikahavugirwa, ubyizera agakizwa nabyo. Ibyo nabyo ni kubishimira, kuko indirimbo twaririmbira tubwira ko benshi barimo barabivamo, abantu barimo barahimbira ubutumwa bwiza, ari wo murage Imana yatanze ngo dukizwe nabo. Umwijima urabudika, abantu bakarushaho kwishakamo igisubizo kandi ari nacyo. Reka tugire Imana icyizere mu ijambo ryayo. Uyu mwanya rero ari nawo ubugenderewe mu zindi gahunda zindi ziba zabanje kandi nazo nziza. Ujye ukora ibishoboka byose kugira ngo umupfundikizo wa gahunda wajemo ukubere mwiza. Umuyobozi wa gahunda yabivuze, Satani nawe aba ari hafi y'iyi gahunda kugira ngo abantu baze kumushimirwa, ariko si byiza. Dukwiye kuwufuhira natwe, tukawufuhira cyane, kugira ngo igihe Imana igiye kuvuga, ntabwo ari umubwiriza, ntabwo ari umuntu wese avana n'ibye. Turi mu isi imwe, ariko ntabwo turi mu buzima bumwe. Ahubwo afashirizwa, undi ashobora kuhahumbira arangaye. Ariko uyu mwanya tubisabe Imana kugira ngo iturishe imitima urusaku, akajagari biri mu cyumweru twabayemo bicecekeshwe mu izina rya Yesu. Nagize amahirwe yo kongera kubana namwe rero, hari haciye iminsi, ariko yaraneze irabarinda, abagihumeka, ariko dushima Imana. Tugiye gukoresha iminota, ntabwo iba ari mike, ariko sina myinshi cyane. Hari igihe umubwiriza avuga ati reka dukoreshe gahunda twihute, abantu babanguke bagaruke, akabishywa n'ubusa n'ubundi harimo abatari bugaruke. Nibyo? None si uko twakwihutishwa n'abatari bugaruke? Ni byiza twagenze buhoro, n'ubu utari bugaruke nibura akajyana impanga y'aya masaha y'umugoroba. Twihute cyane, mu kanya abantu bagaruke. Wibitse ko kutagaruka, oya, uri bugaruke n'ubundi araza. Nibyo na? Rero igihe tugiye kumbura ibyanditswe byera, tuzirikane ko iri jambo ryahumetswe n'Imana niryo ryahamagaye Lazaro, ngo Lazaro sohoka. Aranga, yarasohotse, afunze mu maso, azingazinze iminsi ine yose adahumeka. Iryo jambo riragenda riramenengana, rigera ahantu rimusubiza ubuzima. Niryo Imana yaremesheje, kandi niryo riduhurije. Wenda birababaje kugira ngo Lazaro utakumvaga ryumve, ababasha kugenda bakajya bakarigura, bakagura Bibiliya, bakagura umwuka w'abahanuzi, ntibashobore kuryumva. Uwari umaze iminsi niwe yararyumvise. Ibyo ntabwo byatera umuntu ubwoba, kandi umwanzi akumvisha umuntu ko yabyumvise. Umwuka w'Imana bigufashemo. Uhagaze ute? Nicyo kiganiro tugiye kugira. Uhagaze ute? Turagishingira mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cya 14 umurongo wa 34. Uhagaze ute? Ntabwo mbasaba ngo mwihute kuhagera, muhite munasoma mwihuta, ya mukihagera ntabwo mbabuza kuhareba ko nicyo batangiye, ariko utahita usoma ngo harangize. Aho wagende buhoro,
kuko ntabwo ari imirongo myinshi ariko sina mike, kandi bimumere nk'ushaka kwica gahunda gatoya ariko idahana uyishe, noneho nze kugira abantu mbaza ikibazo. Ntabwo biba ari ibisanzwe muri gahunda y'ikibwirizwa, ariko nta n'icyaha kibaho, ntacyo bitwaye. Ubwo rero kubaza n'ibyanjye ariko gusubiza n'ibyawe, ube hafi rero kugira ngo utaza kugira ngo utumvise ikibazo ugasubiza ibitari byo. 14:34 ubutumwa bwiza bwese bwanditswe na Luka. Umunyu ni mwiza. Ubu kandi twarekera, niyo mpamvu nabwiye ngo mutasoma mwihuta, mwe murekera nubwo nta n'akadomo gahari ariko tukakire uyu mwanya. Gusa twemeranywe ko umunyu ari iki? Ari mwiza. Abantu bari aha ngaha n'uwo bawugujije ariko yigeze kuwukoresha, abawukoreshamo ni turi benshi. Twemeranywe ko umunyu ari mwiza. Tugiye kuganira rero ku bwiza bwawo, tuganire ku bwiza bwawo. Uyu munsi icyiciro cy'ubuzima n'umuryango, kugira ngo uhurize hamwe ibyo byiciro bibiri turi bugende tubigarukamo mu mwanya ugiye kuza. Umuryango uri ku manegeka, hari ubwo urasigara n'icyiciro cy'ubuzima birimo birarengera. Igitunguru cya onyo rouge, cya kindi gitukura, Abisirayeli mu bintu bibukaga mu Egiputa byahakoreshwaga harimo n'iki? Ibitunguru. Misiri yarabikoreshaga cyane. Kiriya gitunguru cya onyo rouge cyangwa se gifite n'ibara rijya gutukura, iyo kidakase na rimwe ukagitereka ahantu, imiterere yacyo uko kiteye ubwacyo gikoze nk'imwe mu nyama dufite mu nda zitwa igifu. Igifu kijya kumera nk'agacuma, hejuru hamanuka ari hatoya, kikagenda kifunguka kigategura aho cyicara. Niko kiriya gitunguru kimeze. Bisobanuye ko kiri mu miti ivura igifu. Cya kabiri, iyo gisatuyemo kabiri ukaringaniza neza, uturutse hejuru aho gitera ukagera hasi ku ndiba, iyo ukirebanije gutya gihinduka ibihaha. Iyo ukifashe cya gipande wasatuyemo gutya ukagitangamo inzira hagati, ugasa nk'ushaka kurebanisha, gihinduka ibihaha. Niyo mpamvu kiri mu miti ifasha ubuhumekero, ni umuti wayo. Cya gatatu, iyo ugikase noneho ariko udasatuye, ahubwo ugakata uruziga, rwa ruziga umaze gukata urarurambura rugahinduka amara. Ako kanya uruziga ugenda ukata gutya udasatuye, ugiye gushaka ibihaha, utagisatura na rimwe kikaba igifu. Ariko ugerageje kugikora kwa kundi, noneho abamasade murabyumva, ufata ka kantu umaze gukata wakazingura mu kanya kagahita gahinduka iki? Amara. Kigahinduka umuti ufasha amara. Kandi iyo ugifashe utagisatuye, ugafata indiba yayo ukayirebesha umuntu gutya, gikora ijisho. Niyo mpamvu iyo umaze kukimena kenshi wumva amarira aje mu maso, kiraryana mu maso kuko ni umuti w'amaso. Buriya ubuhumyi bw'abagabo n'ubw'abagore bijya gutandukana, kubera yuko babihoramo babikatagura. Uko babikatagura umunsi ku munsi,
urya mwuka wacyo uragenda ukabafasha amaso. Murabyumva ariko kandi kugira ngo umugore amare icyumweru adahekenye karoti biragoye, kuko ni ubuzima bwe bwa buri munsi. None se mwavuze ko ari icyiciro cy'umuryango hamwe n'iki no kwirinda. Abantu bacu rero bafashe kwirinda maze barihindura ihame ryitwa kwirinda, ngo uramenye ntuzirinde utazajya ku cyiciro cyo kwirinda. Utiye kwirinda ni ukureka ibintu ukabireka n'ibigufitiye akamaro ukabyirinda. Abantu bacu baririnze pe, baragenda n'ibifitiye umubiri akamaro barabyirinda, baririnda. Ariko ni icyiciro cyo gutunga ubuzima, ureka iki ugisimbuza ikindi. Naho kwirinda gusa wabimara. Kandi abantu baririnze cyane, ibintu barabirangiza basigara bari bonyine. Igitunguru rero ndakibakundishije, cyagiye kikuriye mu maso, ni ikikubwira ko amaso yawe afite ikibazo. Ahantu hakurya umuntu hakanze urababara, ahatarwaye wahakanda n'ubyumva. Ni guki gikubise amaso ukarira rero? Ubwo amaso yawe afite ikibazo. Mugikunde rero kandi ni cyiza. Abateka rero mwabadamu mwe, mwabagore mwe, kandi umugore ni izina ry'icyubahiro, ni izina ryejejwe ryatanzwe n'Uwiteka. Igitunguru cya onyoruje ntabwo gitekwa mu byiciro, ntukagure binini cyane ngo ujye ukuraho gato gato. Oya, umumaro wacu uri muri wa mwuka wacu. Iyo ugisatuye rero umwuka urigendera, aho kugira ngo ugure runini cyane ngo bajye batoraho. Kandi oya, gura gitoya ugikate cyose ugiteke cyose. Nawe ukimara kugisatura nuza yacu, umuti wacu ni wa mwuka urasohoka ukagenda. Niyo mpamvu Imana yagifunitse kugira ngo gifate cyose. Muraho neza? Murakoze cyane. Iby'umuryango byo turagenda tubiganiraho na nimugoroba, tuze kugera ku ntego yibaza ngo uhagaze uko. Umunyu ni mwiza, niho twari turi. Kandi igitunguru twahereyeho kiri mu biribwa bidakenera umunyu. Ndagira ngo mbibutse ko ibyo kurya bya mbere y'icyaha, ibyo kurya bya mbere y'icyaha, hari umuntu ubizi? Ibyo kurya bya mbere y'icyaha, mbere y'uko adamacupa ni ibiki? Ni iki? Ntabwo zikenera umunyu. Nta munyu wateganyijwe mbere y'icyaha mu biribwa. Zirihariye gusa. Ubwo nyuma y'icyaha turi bagaruke. Ninde watubwira hagati aha ibyo kurya byateganyijwe umuntu nyuma y'icyaha? Hari umuntu ubizi? None se ntabwo murya ibyo bintu mudasobanukiwe? Hari ibya mbere y'icyaha mwabivuze neza, nibyo, ariko nta munyu bikenera. None ibya nyuma y'icyaha ninde wabitubwira? Hano hagati muri iki gihano ninde ari hehe? Kandi abizi mwese murarya, kandi murarya muri nyuma y'icyaha. Ntabwo bikwa kurya ibintu muzi rero. Yego, ibiryo bitetse kandi biri mu munyu. Ibiryo bitetse kandi biri mu munyu. Biri mu munyu. Oya, bivuga ibyo ari byo. Hari hakurya ibyo kurya bya nyuma y'icyaha ninde wabitubwira? Yego, imboga, chokora. Hari hakurya none. Yego, nibi. Urakoze cyane. Reka bagira inama, niwe mwihorere mukanya mugaruke. Nimukeneye kumenya ibyo kurya bya nyuma y'icyaha, murabikeneye mukanya. Umunyu ni mwiza rero. Ubwo ari mwiza rero, ninde muntu uhinga? Hari ahantu mwatubwira abahinzi b'umunyu? Kandi umunyu ni iki? Ni mwiza. Ubwo ari mwiza rero, hakurya hariya ikintu cya mbere uzi ku munyu kivuge, kibwira abandi. Hakurya hariya twagiye. Yego. Ariko nabwo urakoze. Nabwo urakoze rwose.
undi hakurya sindahava yego wewe turacyari hakurya hariya ngo nabwo ataza gusigara nandi utabonye yego mubuki uryoshya ibiryo yego tugiye kurera kuri icyo cya mbere rero mbese ari umunyu n'ibiryo ikishyirwa mu bindi ni ikihe ni ibiryo bashyiramo umunyu oya ahubwo umunyu niwo bashyira hehe mu biryo kandi si ngombwa mwinshi cyane oya da ububasha wifitemo burahagije guhindura ibintu byuzuye inkono udakoresheje mwinshi ubwo rero ubwo umunyu ushyirwa mu biryo kandi ugahindura ibintu biri mu nkono nini cyane mu myaka ya kera abantu bakuze hano nagiye mbonamo abantu bakuze abasaza n'abakecuru inzu bubakaga ntizagiraga salo cyangwa se uruganiriro kandi inzu bubakaga zagiraga umuryango umwe wonyine n'irembo gusa umusaza yabaga amaze kuwugarira byagoraga umushyitsi cyangwa umuntu watinze kubona aho anyura hari igihe rero igikoresho cyabikaga umunyu wagenda gushiramo kuko wenda kitabengerana ngo umenye aho ugeze maze abantu bagateka inkono y'imyumbati n'ibishyimbo n'ibindi n'amateke n'ibindi ugiye gushyiramo umunyu agasanga hasigayemo gake cyane katakoza inkono umuntu byabayeho ashyira akaboko na telefone ngo arahamagara kuri botike bawuzane nta n'umuntu uri bwugurure amarembo y'umusaza ngo ajye gusaba umunyu reka da wabigenje uto byabayeho rero twagiye ngaho tubwire ariko ikibazo byakubayeho hagarara ubwo bisobanuye ko uteka nicyo bivuze waratetse ugiye kureba umunyu gushyira musanga kandi gake cyane wabigenje kugira ngo abantu baraho barye gakeya gasigaye ugakoresha ku isahani menshi ushyira ku isahani ubwo ntabwo ugishyize mu nkono uragenda ugafata gake cyane ugashyira ku isahani y'umuntu ugashyira no ku isahani y'umuntu ugenda ushyira ku isahani y'umuntu ubwo akitwaga gake hari aho katari bugere mu nkono karafasha abantu ariko gake mbese muri ino minsi hari ibibwirizwa mwaba muzi bikoresha iminota 5-8 kandi bigakundwa cyane n'akunyu gakeya bafite ntabwo yabwiriza cyangwa bagifite ibyo avuga arigira mu bitekerezo hakurya na hariya akazenguka bikarangira akaminjira abantu batamenya nawe ibintu byaramushiranye ntakunya gifite kakoze inkono cyangwa se iteraniro ringana gutya mbega ibyago mbega ko umuntu ari mwiza ariko nyamuna ngo hasigaye gake kandi umuntu yatetse byinshi abantu yatekeye ari benshi agasanga afite gake mbega ingorane aho kandi turavuye ariko umuntu ni mwiza yego uryoshye iki ibiryo hari abantu rero batazi kumenya bakisanga bashyizemo mwinshi nuko noneho ibyari byiza bigahinduka ikibazo abantu bakavuga ngo wica umwanya barabyumvise nabyo bakagira ubukristo burenze igipimo Imana yagennye ibyabo bigahinduka igisoryo cyane abantu bakaba batinya ubukristo kubera abantu bakabije rwose mbega umuntu ko ari mwiza ariko mu rugero rwaho icya kabiri hano ninde watubwira ikintu azi ku munyu iki gihano hariya turebera ko uryoshye ibiryo hano yego yego urakoze cyane urongora mu bintu umunyu ukora harimo no komora ikitondera ntabwo womora igikomere kimaze igihe oya mutaza kuva aha mukarikora ukorana n'igikomere cy'uwo mwanya
kikivirirana amaraso ako kanya. Iyo cyamaze kugenda gihindura ibara, gihindura isura, gihonga, byihoreraho udateze ingorane. Abantu igiti kiramwishe, aranyereye, araguye, ibuye riramusitaje, ujye ugenda ufata kunyu ushyireho. Ababyemera kuzashyiraho ni bande? Urabona ukuntu bagabanutse? Uremera ko ari mwiza ariko ntabwo ushaka kuwukoresha. Ibyari hirya baryoheje ibiryo ariko hano uri buryane. Uko kuryana kurakenewe kugira ngo igikomere cyoro. Kandi byiza by'uyu munyu ndagira ngo mbabwire ngo turi mu isi ifite ibikomere. Wicaranye n'umuntu ufite ibyamukomerekeje, ukorana n'abantu bakomeretse, uririmbana n'abantu bafite ibikomere. Yesu aravuga muri Matayo 5 ngo muri umunyu w'isi, muri umunyu w'isi, hagati y'abagendana ibikomere by'uburyo butandukanye. Yashyize itorero mu isi kugira ngo rikemure ibyo bibazo by'abagendana ibikomere, by'abataryoherwa n'iby'Imana, nubwo bajya babivugirwa ariko batakiryoherwa nabyo. Muri umunyu w'isi, ngo aho mugeze ibitari biryoshye biryohe, kandi abakomeretse mubabere icyomoro, kuko muri umunyu w'isi. Iki cyane cy'agataka, ninde watubwira ikintu azi umunyu ukora? Twibukiranye, hakurya hariya uryoshya ibiryo, hano uromora. Ubwo twageze hano, nta gihande kiri busibire mu cyigisho, buri wese arabazwa kandi asubiza hano hagati. Yego, haguruka ngaho. Guza ikintu wawushyizemo gusaza vuba. Gusaza vuba. Nk'umugati utashyizemo umunyu umara iminsi. Uburyo bwiza bw'icyigisho, reka iby'umugati tube tubyoroheje, tugende. Hari ikintu wabuze ukora, ikintu wabuze. Ndeba bagenda bazirekanya mikoro, mwe ntacyo muziho barayimuhana bakayiha bariya. Urumva ntabwo cyisho kikureba. Nonese musibire pe, mutambuke, nta kintu mwakwihagarika ukavuga ibintu. Yego harahiye. Yego, mu bintu umunyu ukora, umwana iyo avutse ntabashe guhagarara gutyo gutyo, umuntu ushaje agasigara n'abatakibasha guhagarara. Bimwe mu bintu umubiri we watangiye kubura harimo n'iki? N'umunyu. Umunyu mu bintu ukora rero harimo gukomeza amagufwa. Wahagarara bigakunda kubera amagufwa yawe akomeye. Yesu yabwiye Petero ati, wowe rero Petero, nagusabiye ngo ugeze ute? Nibirangira ukora iki? Ukomeza abandi. Kuki dufite abantu barimo bava mu itorero? Kuki tubona abantu barimo basubira mu biyobyabwenge, basubira mu nzoga, barimo bapagana? Wowe ubamariye iki? Nimba wemera ko muri umunyu w'isi, ubamariye iki? Bishobora ko nawe ugakomeye. Icyo nicyo gisobanuro. Umuntu agiye urabirebye, urahamagaye nawe uhari, inkuru zibye uragenda uzivuga hose. Ni ikibazo cy'uko nawe utari umunyu w'isi, kuko mu byo ukora harimo gukomeza amagufa. Muri icyo gihe cyane ikibazo ngiye gusigarana, hasigaye ikintu cya kane umunyu ukora, kandi ibihande n'ibitanu. Utakundi kugisubiza, reka tubigeze mu cyo tubihwanyirize n'igihande hari. Utakundi kugisubiza, ninde watubwira ikintu umunyu ukora? Ibihande bibiri. Gerageza nibura. Reka iri tsinda rya hano rifatanye na bariya, iri tsinda rya rifatanye na bariya. Noneho ubishaka gusubiza igaho, ubwo nabwo murimo mubasubiza na hariya. Sishaka urinda tunaburinda kubura, ahubwo reka tubyahure. Warindaga ushobora kurinda inyama kubora.
birumvikana. Abasaza ba kera bafataga akamasa cyangwa ihene bonyine bakarivana mu ruhu, nirayigurishe bagashyiraho na hejuru, uruhu rukimara gushiraho bagasigaho umunyu, bakayisiga umunyu neza, amaraso agahita yumira ku gishishwa, maze twa dusimba ntitubashe kugira icyo dukora. Warindaga urinda ibintu kugeza gute? Aho ugeze ntabwo abantu baba abanyabyaha ngo bashayishe rwose. Reka abanyabyaha mu byiciro, abanyabyaha bari mu byiciro. Hari uwanduye n'uwanduye mu mutima, nabo bari mu byiciro. Ariko muri ino minsi abantu barimo baragenda bava ku rwego rumwe bajya ku rundi, bakagera ku rwego ibibwirizwa by'uburyo byose bidashobora kugira icyo bibamarira. Barimo barerekera ku kubora, kandi mu by'umunyu ukora urinda ibintu kubora. Mbese urawukunda? Nimba ukunda urahira. Murabona igihe mperuka hano hashize igihe kinini rwose, zino ndabyo zari zihari, ariko si nziza, ni nziza cyane pe, ariko muzashyira musarure, muzashyira mutegereje mwihangane. Hari igihe muzaza ku isabato rimwe musange hajeho imbuto, yego ese zizagira ubwo zikura. Ngaho urakora iki mwitozo? Urabona ukura mu by'umwuka, urabona uri mu guhinduka. Nibabona imirimo yanyu myiza, bahere kubahimbaze somwe. Habanza igiti, imbuto zikaza nyuma. Imbuto ziza ari ingaruka, imvura ku gihe, akazuba ku gihe, umwuka mwiza, n'ibindi n'ifumbire, maze umusaruro ukazashyira ukagaragara. Ubu wowe uhagaze ute? Uhagaze ute? Mbese itoro ryagize umugisha ukaribarwamo, ubu rishobora kuvuga ngo twagize umugisha kuko kanaka yabaye umutubari s'ubusokare. Yesu ibitora turimo bijya rivuga ngo twagize umugisha kuko urisengera, cyangwa uri ku rwego rumeze neza indani, aho kuba igisubizo wabaye ikibazo. Umuntu wese uzi ko aba muri korali wese, ayo matangazo ntiyavuzwe, ndaryitangiye. Wirinde gusinya. Niba hari umuntu afite gahunda yo gusura cyangwa akagusura, ujyeyo nyuma y'iteraniro cyangwa umubwire muzane umuririmbyi wese, kandi ubwo ntabwo ibyawe bihagaze. Baravuga kimwe mu icumi utari ku ubundi amafaranga y'abadive, ubundi ibyabo bizagenda gute? None ko wabayeho mu gihe cy'amafaranga se, wajya wongera ngo bigende gute? Ngo n'abatabasha kubona ituro ngo tugutuye imitima yacu. Amafaranga ko umuntu yatura akagenda, umutima n'umugaruka n'uwutaha. Abantu barabatura umutima, nikuye ibyo bintu wabisobanura umuntu atura umutima muri sabato, ubwo se yawusiza ntiyawutahanye akawugarukana. Oya nikuye ariko ubundi icyo icyacumi abapasitori bakirira uragira ngo barye iki? Nawe uragira ngo barye iki? None se uragira ngo kijye mu ijuru bararya? Uragira ngo bigende gute? Iki gihugu urimo kizubakwa nande? Urimo wagomba kucyubaka. None se itorero urimo ryo ritezwe imbere nande? Uzi Bibiliya ufite bibaye ngombwa ngo uyifotoze zikabura, ukabwirwa ngo ugiye uyifotoze muri rupapuro, uhita ugenda bariza impapuro ifite
uhita ugenda ufata urebe naho no gufotoza urebe amafaranga yahagarara, urebe ibitabo bituruka iyo mu mahanga bigenda biza bikagera mu rurimi urimo, warangiza ukavanga icyacumi amaturo ubwo se bizagenda gute? Uwakujyana muri Amerika mu kabati kaho ukivanire, uzi uburyo cyiza, uzi inzira binyuramo kugira ngo ube ugifite wagiye woroha muvana ukoroha. Umunyu ni mwiza. Buriya abakora ibintu by'ubushakashatsi bavuga ko imyaka ihingwa mu kabande irimo imyunyu mike kurenza iy'umusozi. Umwungu w'imusozi n'umwungu wahinzwe mu kabande bugenda bitandukanye n'uwo utabimenya. Ikintu cyose gihinzwe mu kabande kubera amazi ahahora n'imbeho nyinshi bifite ukuntu bikamura imyunyu, kandi mu kabande nta misenyi ikunda kuhagera cyane, haba hari ibijya kuba nk'ibumba. Isi rero dufite iriho umunyu bwayo, ubu butaka tugendaho nabwo ubwabwo burimo umunyu. Imwe mu ndwara abantu dufite, zimwe mu ndwara abantu dufite, nanjye nibo namwe murimo, reka mbabwire ngo zishingiye ku guhora twambaye inkweto. Inkweto zirarikoze. Noneho byagera ku bagabo rero barafunga rwose. Ibirenge byacu ntabwo bijya bihurira n'umunyu wo mu musenyi, ntabwo bihura n'umunyu wo mu butaka, byararangiye. Niyo mpamvu bazituvanamo inkweto ngo nimugende n'amaguru mugere kuri gare. Hari abamara kuhagenda batakibasha kugenda, ibirenge byahindutse umuneke, byabuze umunyu gukomeza uruhu. Ibirenge Imana ijya kurema umuntu ntabwo yari inaniwe ngo imugurire inkweto, oya reka da, ibirenge gusa iyo bigenda mu musenyi, bigenda mu mabuye, ubwabyo ni umuti. Abaganga, abakora mu buganga, ubuvuzi, ntabwo ashobora gufunga ikirenge ngo akotere n'amano, birabujijwe. Akotera ahandi yagera ku mano akayibona akagaragara. None wewe warayakoteye mu nkweto bihwana n'icyumweru cyose. None ngo mwaje mu matara ngo muri ibintu mu byumva birabagoye. Ikirenge ufashe akantu k'intebe ugashinga agatsitsino ku ntebe, ahangaha mu kirenge hasi hakanagira ni mu nda. Hano hejuru amaraso ajya ni mu mugongo. Hano bakunda kuvuga ngo hari imyate n'imbavu ebyiri, uruhande rumwe n'imbavu urundi n'imbavu. Agatsitsino ni ikibuno, amano ni ku bwonko. Mwabyumvise? Ujya unyuza muri mu rugo uzivanemo, wirirwe imuhira gusa byonyine. Nikwiye ibintu turimo ni ibiki? Ariko rwose njye sinshobora kunywa amata, sinshobora kunywa amazi adatetse, niyo wagira ute njyewe njye nabyihoreye, ikirenge ubona kikananyura gifunga ngo ni uko ngo waririnze. Aha nikwiye. Hari umuntu ahita kumbwira ati amazi sinyanywa, ati ubizi Padiri, ati amazi abajesuiti bayivanze mujye ubyitondera. Reka asigaye nayo kuri robine muvandi. Abantu bakoresheje umunyu mwinshi, uhinduka igisoryo, ntabwo yayanywa. Ariko Mana, ahantu tugeze barimo baratugora. Umunyu ni mwiza, ariko se noneho mureke twemerere twimuke kuri wa muntu turebe ko twanawurangiza. Ariko iyo ijambo muri Bibiliya rikoresheje ijambo ariko, iyo wavuze mbere n'ibigiye gukurikiraho biba bihabanye. Igihe cyose uzasoma muri Bibiliya cyangwa ukaganira n'umuntu ukaganira ukumva ashyizeho ngo ariko, nubwo waba waruhuza ujye ubyitondera utega amatwi, kuko hagiye guhinduka ibintu byinshi mu byo agiye kubwira. Ariko mbere nta ariko yari yakoresheje, umunyu wari mwiza, ariko
umunyu iyo ukayutse uzaryoshwa n'iki? Ntibyari ikibazo ku bwiza bwabo, none ikibazo kije ku musozo w'umurongo bitewe n'uko wananiwe gutanga icyo wagenewe gutanga. Wari mwiza none urakayutse, kandi mu bintu Imana yashyize ku isi ibyo kurya biryoshwa n'umunyu, amagufwa akomezwa n'umunyu. Yewe twabonye ko umunyu womora, twabonye none ko nta kindi gikoresho cyateganyijwe kiri bukemura ikibazo cy'umunyu. Umunyu nukayuka uraryoshwa nande? Ko nta cyateganyijwe. Bibiliya iravuga ngo ntacyo. Icya mbere bapfa kuwujugunya hanze kuko babuze icyo bakoresha, kandi ufite amatwi ariko ukagerekaho no kumva nagenze ati niyumve. Ntabwo abantu bose bafite amatwi ariko bumva, ujye ubyitondera. Kandi ayanditse muri Bibiliya n'ay'imbere mu bwonko. Ku ijambo ryose ryabwiwe itorero mu bihe birindwi harimo ijambo ryahoraga rivuga ngo ufite ugutwi wumva niyumve, gutyo. None wowe waba urimo werekera mu gukayuka, wazaryoshwa n'iki? Yesu umuporo niwe uzaryoshya umudive? Ntabwo bishoboka. Umugaturika niwe uzakuryoshya? Reka da. Urumva uzaryoshwa n'iki? Kugana Yesu ntacyo kumariye, ibihamya by'itora ntacyo bikumariye, intambara ikomeye ntacyo bikumariye, ibibwizwa ntacyo bikumariye, n'ibindi bitabo ufite, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyumba byo gusenga, ntacyo. Uzaryoshwa n'iki nukayuka? Ariko kubona umuntu yicara hariya ku kabari, ari umunywi, ari umusinzi, ari umunywi w'itabi, yabona umukobwa muri korari ngo ngiye kumurambagiza. Koko byonyine kugira ngo gutekereza cyo uri n'ahantu yicaye aba yarebye ko wakayutse. Kandi murabizi ko abasore bacu ntibashobora guruka amatano ane mugoroba bafite Bibiliya bazirana nayo. Uko yitinya kugendana nayo niko kubwira Satani ngo washaka wese yaza. Iyo ugendana Bibiliya byonyine ubwawe, hari abantu bafite ibibazo bahita bahagarara kuyikubonera gusa. None aya umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri umurongo wa 19. Iminota dusigaranye ni y'abandi batari bugaruke. Abagaruka bo nta kibazo, ibyabo babyumvise, ariko batari bugaruke rero kuko biragoye kugira ngo abantu bangane gutyo bagaruke bose. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri umurongo wa 19. Umurongo wa 19. Iby'agakiza ubihagaze mu mutima. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri umurongo wa 19. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, Elisa wigeze kuba umugaragu wa Eliya, nawe agatora umugaragu witwa Gihazi nawe ngo amwigireho, ariko bikanga. Abantu bafite aho batuye hari ingo zirenga imwe. Burya inzu imwe, inzu ebyiri ntabwo zita umudugudu. Kugira ngo byitwe umudugudu birasaba ingo zirenga ziba nyinshi. Kandi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ubwo bisobanuye niba hari ijambo ryitwa umudugudu birajya kujyana ku bantu barenga umwe. Yesu ati umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, yerekezaga ku bwoko bwe. Ubwo rero abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo ari heza nk'uko nawe ubireba data. Ariko twahisize muri Luka idukurikiye mu bana. Ariko amazi yaho icyambere bageze muri Bibiliya agenda ate? Ni mabi. Kandi umudugudu ugenda ute? Ni mwiza. Icya kabiri, kandi muri iki gihugu imyaka ikora iki? Irarumba. Ndetse hari n'ubusobanuro buvuga ngo
nawe unyumvira ukuntu bihabanye. Niyo mpamvu hari ijambo ryitwa ariko. Icya mbere, umudugudu ni mwiza, Elisa ntabwo urabibona. Ahanditse umudugudu hajya itorero rya Ngoma. Umudugudu ni mwiza nk'uko nawe ugiriye gahunda zose, ukuntu zagenze, ukuntu rwose nimurebe nawe, nimurebe uburyo ari bwiza rwose. Elisa nawe urabibona. Ariko kuba mucecetse ni byiza, kuko ahantu handitse ariko mujye muceceka mwumve ibyaha. Ariko nunywe amazi yawe umva kandi nusohora imbuto mu bibe zirarumba umva kandi. Umudugudu waba ukiri mwiza gute niba abasohora imbuto bakabiba zigwa mu nzira, zigwa mu mahwa, hakaba hanarumba? Ubwo si byo umudugudu biraba byiza gute? Ubyumvire mu murongo wawe. Ni ibihe bibwirizwa bisigaye ngo iri jambo ryitwa ariko bive mu murongo w'izina ryawe, bive imbere yawe? Ariko abagiye gutaka baraza bavuga ibintu byiza, basoresha ngo ariko. Iri jambo ryitwa ariko rivane mu murongo wo kwizera kwawe. Uko byatangiye ari byiza, bisoza ari byiza. Ariko nawanywa amazi ye, ntabwo mvuga aya ngaya. Ariko ntabwo babwiriza ngo ahinduke, imyaka yabo irarumba. Ariko barabangurira reka bikanga. Nusoma hasi igice cya 3 ari amagambo akunda kuduha munsi, haratubwira ngo kurumbya cyangwa kuramburuza. Ntabwo inanga ijya mu itungo ngo igumemo, reka irahita isohoka. Ibyawe bimeze bite? Uhagaze ute? Nuko Elisa baramutekereza agahinda bafite, n'ukuntu bafite umudugudu mwiza rwose. Arareba nawe abona uko bamubwiye, nawe kuko niko biri. Aravuga ati, umurongo wa 20, aravuga ati nimunzanire imerezo nshya, munzanire imerezo nshya, muyishyiremo iki? Umunyu. Nuko barayimuzanira, bisobanura ngo imerezo arayizi. Reka mbabwire, ba bandi batari bugaruke yabara neza barimo ngo bari bumaze iki kibazo, tubwire. Ariko ntugire ngo kukubaza nuko utari bugaruke ya ibyo ngo rukari nuko utagaruka twabyiguriye nitubiti. Reka nihe navuga imerezo urayizi? Ati ntabwo nyizi. Unyumvire wowe imerezo muri kiri kuri muvuga nawe ndabona utayizi. Wowe urayizi imerezo? Wicaye utayizi kazi kawe. Muri Matayo 25 umurongo wa 4, mwihute muhajye. Niba ari igitabo kizwi muri Bibiliya na Matayo arimo, umuziro n'uwavuga muri Habakuki, n'uwavuga Hagayi, n'uwavuga Zefaniya. Hari abantu batahaza, ubwira abantu tujye dusome muri Yona, ukagenda warangiza batarahagera, bicaye mu itoro gusa. Nimutugende umurongo wa 4 w'igice cya 25 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Matayo, havuga ngo iki? Ngabo twagiye mikoro hasome kumve. Reba ngo rayitanga isa wowe kucuta hasome. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Imerezo mukaba mwicaye mu rusengero rumeze gutya mutazi imerezo. Ubwo bivuze ngo n'amavuta arahura ayo mufite, kuko niho agenda. Ababo rero bari bazi ko umudugudu wabo ari mwiza, bari banazi ko harwaye, ariko abatumye imerezo bo bari bayizi. None mwicaye mu rusengero mutazi imerezo. Reba hano umuvane, reba hano umukomando baraducitse uruhu, wowe baraducitse n'umukomando. Imerezo bayizi? Wari wishaka muri telefone? Ariko mbega we
wicaye mu rusengero utazi iherezo, kandi niko gakoresho abanyabwenge bari bafite abapfu batagenda bate. Ubwo rero niba utayizi uririrwa n'uraye uraba usobanura iherezo. Niba utayizi wirinde gukererwa saa munani. Uyu nguyu ushatse urayizi iherezo ntabwo nizi mpamvu. Ariko umuntu wavukiye mu itorero, umuntu wavukiye mu itorero, ariko nta muntu uri kuvukiramo niba kubeshya. Umuntu avukira kwa muganga cyangwa akavukira mu umuntu avukira mu byaha. Umuntu avukira mu byaha. Dawidi niko yavuze, aravuze mu byaha harimo amage gato. None hano hari abantu bavukiye mu itorero kare mujya mubyitondera, ariko tubigumishe gutyo urumva ari kukemo. Naho tubwire imerezo ni iyi. Yego, imerezo ni iyi. Ni akantu babikagamo amavuta niko mbizi, ariko sinkazi. Ni akantu kari aho ariko se igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa mbere haravuga ngo iki? Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa mbere. Ariko nabwo nagisubizo mubona mutihuta mugira ngo murakibona, ariko nibura turagenda tugerekereza ngaho abahageze na none. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa mbere aravuga ngo yego, nuko Samweli yenda imerezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwishimira? Ekeraho ngaho kimwe mu bintu byerekana umuntu Uwiteka yishimira ni uko haza iyi imerezo yuzuye iki? Amavuta bakayamusuka. Imerezo kuko pe neza ntabwo muyirayimenya neza. Ubu se tuwakopeza bireza hageze ni koko bazana imerezo barayizana bayuzuza amavuta begera uwari begera Sawuli maze baramwimika nk'igihamya cy'uko Uwiteka amwishimiye. Abakobwa b'abanyabwenge barareba batoya mu bintu dukeneye harimo imerezo tujyanamo amavuta. Igicuku kiba kibuditse turahita dufata ibanga ryacu ry'imerezo dukomeze tugenda habona. Na n'ubu ntabwo uramenye imerezo. Elisa rero ati nimuzanire imerezo nshya, ntabwo ishaje, nabyo byitondere, kandi muyishyiremo iki? Umunyu. Muri Elisa ni umunyu, kwa Samweli ni iki? Ni amavuta. Muri Matayo ni amavuta. Bahuje maze barayimuzanira, bayimugejeje iruhande nshya irimo umunyu. Elisa aragenda, ntiyajya mu njerekani y'amazi bavomye, ntiyajya mu mabido, ntiyajya mu mabase, ntiyajya ahandi, ahubwo ajya hehe tugende hano hamwe nimumbwire. Elisa amaze guherezwa ya merezo irimo umunyu, arasohoka ava mu mudugudu ajya hehe ku isoko. Niba agiye gukemurira ikibazo, ntabwo ikibazo cy'iri toro gishingiye kuri bari abizera bicaye inyuma, gishingiye kuri twebwe abigaruriye uruhindu. Kigoye gukemukira mu bayobozi nabo bariya nacyo bitwaye ibyabo ku isoko. Elisa ntabwo yafashe ijerekani irimo amazi arura ngo ashyiremo umunyu mu jerekani. Oya da siko abigenda. Yagiye gushaka iki? Ibibazo byose mu barize ku isoko. Ikibazo cy'isoko nigikemuka, abizera baze bavome nta kibazo, bari gusanga ibyahindutse. Ufite umutwe wumva neza, aho niho byatiriye. Urabugatanga ariko amatangazo urafata mikoro nuyirukure. Murabyumva neza. Dufite ubwose dufite urugero n'ukuri kandi tuze ko tuzatsinda. Abemera ngo nanjye ko tuzarutsinda. Yasohoka akagenda agakwega. Elisa akemuye ikibazo gikemuye ku isoko. Dufite icyumweru cyo gusenga, wibitse ko utazahagera. Urabizi ko utazahagera. Urabizi ko icyumweru utazahagera. Kandi uzagaruka ujya gusoza amavuna, uha abana amatangazo no gushimira ukuntu
ukuntu amavuna yageze neza wibitse ko utazahajya. Elisa si uko yakemuye ikibazo cyo mu majerekani, yakemuye ikibazo ku isoko. Ariko umwami yimikwaga hashatswe imerezo bagashyiramo amavuta. Icyo si cyo kimenyetso cy'uko Uwiteka kwishimye. Ariko uko numva ndi gushaka gusoza imerezo urumva wayimenyera, tutaza kugenda gutyo wayimenye nibura. Ntabwo birasobanuka kandi hasoje gusa ntibidasobanuka wicaye ku ntebe y'imbere birasobanukira kumara kuri bariya bantu bakora kwicara inyuma. Amagambo yose ntabwo yagaruye guhera kuri wowe kuko ntiwegera amabafure turarebana. Ariko bareba ntihacamo ikibazo gihereye ku isoko. Uhagaze ute? Uhagaze ute? Dore ibanga ry'abanyabwenge n'imerezo. Dore ikibazo cy'isoko kirakemurwa n'ibigiye mu merezo. Kandi nta mwami uri gupfa kujyaho hadashatswe imerezo. Kandi hashakwa imerezo nshya. Ntabwo ushaje. Ariko uzi kubwiza abantu bamaze imyaka 40 mu itorero. Uzi ko n'Uwiteka afashe icyemezo ngo abantu bavuye mu Egiputa ntabwo bazarenga. Uzi ko Ezekiyeli yavuye mu kubita uhereye ku bantu bashya. Ukubita uhereye ku bake. Hanyuma se babandi bazanye Mariya ngo ni uko basohoka uhereye ku buki. Uzana imerezo nshya ntabwo ari abantu bamaze igihe bagifite imyumvire ya kera. Bano bantu batijwe vuba n'abo bakiri batoya ni imerezo nshya, ntabwo bagora. Ntabwo bagora. Utahari ikibazo kibaza uhagaze uti. Uhagaze uti. Ariko dushimira Imana ko mu bikoresho wateganyije harimo n'imerezo. Kandi kugira ngo tubashe guhabwa Mwuka Wera, amavuta nayo agomba kugira ahantu abikwa hazima. Kuko ntawasuka vino nshya mu mifuka igenje nshya. Ni wowe wamereza uwe. Ahubwo ufite ibanga abantu bana mu batazi ryo kubana n'Imana n'abakobwa b'abanyabwenge. Ufite iryo banga. Umunyu iyo ukayutse ntacyo ukimaze. Wirinde udakayuka kuko ibigukayura byabaye byinshi. Garuka hino, garuka hino. Nimugoroba rero mugaruke muze tumenye ibyo kurya bya nyuma y'icyaha. Mwifurije kuba imerezo nshya. Mwifurije guhinduka isoko nzima abandi bavomaho amazi mazima. Mwifurije gusukirwa Mwuka Wera kugira ngo kibe igihamya cy'uko Imana ikwishimiye. Mwifurije kuba abanyabwenge bavumbura ibanga ry'imerezo n'amavuta y'irimo. Mwifurije kuba mu itorero utari ikibazo, ahubwo ukaba igisubizo aho ukorera, ukaba igisubizo kuri arimbamo, ukaba igisubizo itorero ryakubyaye, ukaba igisubizo aho utuye. Reka duhinduke umunyu muzima kandi muri umunyu w'isi. Imana ibyumvikanisha kandi bidushoboze mu izina rya Yesu. Mureke dushime Imana. Urakoze byiringiro by'abana bawe. Iri teraniro waririnze uririmbiye kumvira ijambo uhabwa icyubahiro. Njyewe urinyujijemo n'ubu bwoko bwawe bukuri imbere uduhiye. Kandi uduhe imyumvire mizima yumvira ibyawe ku murongo muzima. Maze imitima yacu ihindurirwa amateka. Abaturebye bakabona imirimo yacu bamenye ko twabanye nawe kandi twigiye ku birenge by'Umukiza. Amaraso ya Yesu atwezeho icyaha cyose mu izina rya Yesu. Amen. Naho mukana.